rufite imirimo, bigabanya imico mibi rwakabaye ruhugiyemo, kuko umwanya munini wo kujya muri iyo mico ntabwo bawubona, ahubwo baha umwanya munini ibyo babona bibafitiye akamaro ndetse bizafasha igihugu n'umuryango muri rusange. Ntabwo turi twenyine kuko dufite n'abakoca bacu kandi n'abayobozi bacu batuba hafi. Ntekereza ko twese namwe nabo tuzagera kure nidufatanya. Murakoze. aho bagiye kubasobanurira n'ikiganiro yagiranye na perezida mu busanzwe ndi junior journalist, ndi umunyamakuru mutoya kuri RBA ndetse no kuri channel ya Rugajirigani Sport. Mu minsi mike nagiriwe n'ubuntu bwo kuvugana na perezida, turaganira, na nyuma yaho hari ukundi bamfashije bitari kuri mikoro, ko mu busanzwe ndi n'umunyamakuru, ndetse RBA bananyemereye yuko nimara kwiga bazahita bamfasha kubona akazi, nkahita ntangira umwuga wanjye w'itangazamakuru nk'uko nanjye mbikunda. Murakoze. natwe twizere ko guhera mu biganza byacu natwe uzajya tubera umuvugizi, sibyo? Ukavugira ikigo, ukavugira na bagenzi bawe, ndetse n'impano zinyuranye tugenda tugira muri kino kigo, dufashe urubyiruko kugira ngo bazamuke, babone umwanya wo gukorera isaho kugira ngo bajye mu biyobyabwenge byangiza ndetse n'isosiyete muri rusange. Mwamubonye se muva akarere ibiryo zamukoresha, mbega ukuntu mwese mwikuruye mukaza kumutega amatwi, sibyo? ahasigaye ni uwanyu n'umwana wanyu. Muri rusange rero muri aba bose ntabwo bese yaguha ijambo, ariko mubyumve neza ko icyerekezo nicyo cyakina. Abana mufite batoya ni ukubatangiza kubafasha hakiri kare kugira ngo aribo dusimbure kandi natwe ari akamaro twabagira, sibyo? Ndashimira abarezi ndabashimira kuko intego ni yayindi, abarezi n'abarezi bagomba kujya mbere, kandi umuntu yavuga ati kare kose n'ubundi uko tutamenye icyo ukunda, n'ubundi byose byarashoboka. Muharanire umwanya wo kujya imbere, tujye tujya guhemuka ahangaha mwahageze kare, mutegurire aba bana aho bagomba kugera n'aho bagomba kujya. Mufate impano nk'uyu nguyu muramubona, kuba umujournaliste afite imyaka n'ibindi, nyine murebe umwana, murebe imiterere ye, turebe ibyo twamufasha. Nahoze nkurikira umwana urakina mu rwego rw'isi, baragura $500,000 afite imyaka 12. Isi yose abanyemari baramukeneye. Niyo mpamvu ntabwo ari ukureba abantu bafite imyaka 50 ngo nibo mugiye kureba ko aribo mubyaza umusaruro. Iyo myaka niyo gusigasira ibyagezweho. Nirebye mu rutonde rw'imyaka yo kugira umumaro, uhereye nko kuri 11 kuzamura, hari imyaka yo kugira ngo ugaragare ukagira amahirwe, ukavukira cyangwa se ukabana n'abantu bashobora kuba bafite ubuhanga mu kureba neza impano zawe zikwiye. Twebwe rero ubu turi ikigo mpuzamahanga cyiyemereye kwakira uwo ari wese mu mpano zinyuranye, kandi byose birashoboka. Uhereye kuri uwo nguwo usanga nawe yigira umumaro, agafasha n'isi yose muri rusange, ariko cyane kwibyaza umusaruro. Ntabwo ari ugutegereza ngo gushaka zahabu cyangwa mu buryo bwa za peteroli. Iyo peteroli na zahabu nawe uyifite, mubisaba ari hano. Ndetse nayo myaka twavuga 50 yo gusigasira ibyagezweho, ushobora gusanga uri umujyanama w'imyaka 50 y'inararibonye ugenda uvuga de farine de maïs de Nigangagama, qu'on appelle Akamuso. La résistance sur la tête, public
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue toujours avec des pyramides. Soyez les bienvenus. Ritiko. Welcome to Irangarama. Vous allez me demander, c'est qui? C'est MC Timoteo. Tichamwisa. Voilà. Système Ifarashi. Système Umunyonga. Système Bakanabia. Ijuru. Voilà. Salon de Viragarama Ijuru. Arrocha. Ushakira kuchanga mesa. On fait toujours là. Começa! Mesdames et messieurs, nous disons rendez-vous du Congo. Vous allez sentir, vous allez voir les jeunes talents de Guy-Ragarama. Tous les coups sont permis. Regardez. Hello, brother. MC Kiki wa mama ye. Jegera musirikare wanjye. Bana muitalia Simetre maboneza. Baba yake maboneza. Kutoka hapo Nyirangarama headquarter ndugu yangu. Yo Nyirangarama bikoni baba yangu. Bless sana kabisa kila kitu chote hapo ndugu yangu. Aya basi mimi nakuona. Naje nani nakubuze ndahangayika fresh. Iwane ejo ukuru nari inyama nyinshi zirangira urumva. Mbona warakoze niboko brother. Bro, uza kaboko sigafite. Narabibonye zikwenda kungana nkanjye walayi. Ibyo byo ndabizi ni misa ya mbere. Binyuza rero. Karibu bakira beza, byose ni kuri Nyirangarama, icyo ari cyo cyose wakiyasanga. Tubafitiye umureti 900, icyabiri n'icyatanu speciale 2500. Tubafitiye kandi umureti urimo umugati, umureti urimo capati ndetse n'umureti urimo sambusa. Kubapfunyikira byo ni nk'ubuntu, iminota 4 tuba tugufashije. Hirya no hino watabasanga mu gihugu hose. Elias Maboneza mu kazi kose, byose ni kuri Nyirangarama. Byose ni kuri Nyirangarama. Uzasure bubwira bimuhira, 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 byose ni kuri Nyirangarama.
n'umukobwa naho akabanga kahuruje amahanga byose ni kuri Nyirangarama gukurikirana no kwita ku bikorwa gutanga serivisi nziza kandi inoze kubaza batugana tubakirana yombi byose ni kuri Nyirangarama kwiheza mu biribwa ndetse n'ibinyobwa kuri Nyirangarama dusagurira n'amasoko byose tubikesha Sina Gerard byose ni kuri Nyirangarama gukurikirana ubuziranenge n'ibyo dukora haba mu buhinzi no mu ikoranabuhanga byose ni kuri Niyegona nanjye ndaje ngo nkuvuge imyato Nyirangarama igaragiwe n'ibikorwa aho niho dusanga byose byose ni kuri Nyirangarama ufite byinshi byiza by'iterambere sitasiyo ya esanse yarahageze amarembo yaruguruwe byose ni kuri Nyirangarama Fine FM MC Kiki wa mama ye Yo, G. nakuona kabisa Kabisa. Vimese vite papa yangu. sasa. Ni mana Jean Baptista Yes, Jean Baptista. Elias Metre Maboneza Superboy Papa Gisa Superboy Hayden Nelsa Elias Metre King OG papa yangu. Yeah, umeze vite sasa. Ndeme meze neza cyane hano hose kabisa. Wari warabuze ni narakubuze ndugu yangu. Mana ari mazimi sinarubuze ariko kabisa nagarutse rero akombana na hari. Ariko Fine FM ndayikurikirana cyane kabisa. Kabisa ni sawa cyane aho ngaho. Umeze neza? Ni wa mutipe uhora ukubwira ati nsuriza abakozi ba Sina Gerard kabisa. Kabisa ba Sina Gerard bose turabasohoje. Metre Maboneza arabasubiza neza cyane. Kabisa. Ati kumureta hanga harayoboye muze mbahereze. Nizere ko nawaza Numero come c'è un ukunda reyo we nirayone kunda siporo uri cyane hanyuma iri torero rya hano ni iki warivugaho ni ryiza cyane ni ryiza cyane rirakunezeza cyane ni iki kigushimisha hano nishwe kwabyina cyane neza bakabyina neza cyane umuco nyarwanda neza mbona siporo ngo ari itorero ari na Rayon Sport umva ukunze iki kurusha ibindi gisa nabikora byose kimwe nkunda Rayon ya mbere era ni ya mbere iri torero rikaba irya kabiri ntari ibindi bintu ukunda mu buzima ni ibi nta bintu nkunda rwose ikipe nkunda ni Rayon Sport n'ikirangwa namukena kujya utagiye gufana ahantu yakinyiye Yes, barakoze cyane itorero hanyuma kandi byose ni kuri Nyirangarama. Aha ni kuri Nyirangarama. Ni iki washimira nyiraturopurizo rwibutso yitwa nde? Hano kwa Sina Gerard. Yitwa Sina. Ni iki washima Sina Gerard? Washinze n'iri torero. Itorero rikomeye cyane. Urakoze cyane. Ndamushimye cyane. Uramushimye cyane. Witwa nde? Sawa Protais. Numero come c'è un ukunda reyo we nirayone kunda siporo uri cyane hanyuma iri torero rya hano ni iki warivugaho ni ryiza cyane ni ryiza cyane rirakunezeza cyane ni iki kigushimisha hano nishwe kwabyina cyane neza bakabyina neza cyane
umuco nyarwanda umuco nyarwanda neza mu Rayon Sport rwose bo abantu babukaye neza mu ari itorero ari na Rayon Sport wumva ukunze iki kurusha ibindi gisa nabikora byose kimwe nkunda Rayon ya mbere rero ni ya mbere iri toro rikaba irya kabiri ntari ibindi bintu ukunda mu buzima ni ibi nta bintu nkunda rwose ikipe nkunda ni Rayon Sport n'ikirangura naho mukena uki kuki utagiye gufana ahantu yakinyiye Yes, barakoze cyane itorero hanyuma kandi byose ni kuri Nyirangarama aha ni kuri Nyirangarama ni iki washimira Nyiringira turopurizo rwibutso yitwa nde hano kwa Sina Gerard yitwa Sina ni iki washima Sina Gerard washinze n'iri torero rikomeye cyane urakoze cyane ndamushimye cyane uramushimye cyane witwa nde abo mu kanya gato cyane kuba sawa Protais